Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza. Yambi umwami Yesu niyamamare, niyamamare. Ingoma y'Imana ikwire hose, agakiza k'Imana kaganze mu mitima yacu binyuze muri Byakubera TV. Nshuti za Byakubera TV rero nari mbakumbuye, maze iminsi narabuze cyane ariko ngiye kugerageza mboneke ko nzajya nshobozwa kugira ngo dukomeze twamamaze inkuru nziza y'Imana, kugira ngo nkomeze namamaze kugira neza kwa Nyagasani. Nshuti zacu rero uyu mwanya ndashaka ko mbazaniye inkuru ivuga uburyo bwiza umugore ashobora kubana na nyirabukwe mu rugo. Ntimucikwe rero, mukurikira ikiganiro cyose murahungukira byinshi. Uburyo bwiza rero bwo kubana na nyoko bukwe mu rugo, mudamu mugenzi wanjye. Abantu benshi murabizi ko bajya babikoma ngo reka ngo kubana na nyoko bukwe ngo ntago ari byo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ndabibutsa ko mushobora kubana kandi mukabana neza, ku buryo yaba we yaba nawe ndetse n'umuhungu we bimushimisha bitewe n'uko mubanye. Ubwo rero muhise mugira amatsiko, muravuga muti si ubwo byashoboka gute? Byashoboka binyuze muri izi nzira ngiye kubabwira. Izo nzira rero ngiye kubabwira zihiniye mu ncamake ikurikira. Ubwo urabona afashijwe, nzi neza ko hari abari bufashwe nabyo kandi birabagirira umumaro rwose. Ntibikubuze guhinduka niba warubaniye nyoko bukwe nabi, ntibikubuze kumwerera imbuto ngo ube wagaruka mu murongo mukazana muzima. Mu muco nyarwanda rero ndetse n'ahandi ku isi usanga ababyeyi bageze mu zabukuru babana n'abana babo bubatse kugira ngo babashe kubitaho. Akenshi usanga iyo umubyeyi aje mu rugo hari igihe umugore n'umugabo batabyumva kimwe, bikaba byatera amakimbirane mu muryango. Ubu rero naje kubaganiriza cyangwa se naje kubabwira uburyo mushobora kwirinda ayo makimbirane mukabana neza kandi mu mahoro. Mureke rero turebe uburyo umugore ashobora kwitwara kugira ngo abane na nyirabukwe mu mahoro. Mudamu mugenzi wanjye, inshuti yanjye, murabizi mugomba kwikunda, kandi iyo wikunze uba ahantu hari amahoro. Muri uko kwikunda rero ugomba no guca bugufi. Ugomba guca bugufi imbere ya nyoko bukwe. Si byiza kugaragaza cyane ko ufite ububasha mu rugo imbere ye. Bivuze ko nyoko bukwe ugomba kumwereka ko umuhungu ari we ufite ububasha bwose bwo mu rugo. Bituma yumva ko uri umugore mwiza udasuzugura umugabo, kuko mu gihe cyabo ariko byari bimeze. Ubwo rero muvandimwe, gerageza guca bugufi rwose. Umukecuru yishimira ko umuhungu w'umucira bugufi kandi umwubaha, nawe bizatuma agukunda, areke kukubangamira bya hato na hato, na kwa gushondana kwa hato na hato kw'abakazana na ba nyirabukwe. Rwose nuca bugufi ibyo ngibyo bizarangira, bizaba amateka mu rugo rwawe, ntabwo bizagaruka. Ikindi mudamu rero, nyoko bukwe ni nk'umubyeyi wawe, ugomba kumufata nka mama wawe. Mu by'ukuri sinzi n'abantu batabigenza gutyo uko baba bari kubitekereza. Umubyeyi w'umugabo wawe ntugomba kumufata nk'umutwaro mu rugo, ahubwo ni byiza kumwegera mukajya muganira igihe ubonye umwanya. Igihe ufite akazi ukamubaza uko yiriwe, umwereka umutima mwiza igihe utashye. Kuko wakwisanzura kuri mama wawe ukaba wamugisha inama,
ukaba wamwisanzuraho ukamuganiriza. Ni ukuri na nyoko bukwe ni nka mama wawe, gerageza kumwisanzuraho umuganirize, umugishe inama kuko ni umubyeyi wawe. Nubigenza gutyo ni ukuri nyoko bukwe azagukunda kandi azagukunda urukundo ruhambaye, ku buryo umuhungu we azajya avuga ati ariko se noneho nashatse mushiki wanjye ku buryo mama mukunda bigeze aha. Noneho irindi kosa abadamu bajya bakora, hari ukuntu usuzugura nyoko bukwe ugendeye ku ntege nke n'igihe aba agezemo, cyane cyane ko abenshi baza kuba ku bahungu babo bananiwe pe, bageze hahandi bakeneye umuntu wo kubitaho. Ariko noneho kugira ngo nyoko bukwe azakomeze kugukunda munabane neza, ni uko uzamwubahisha abana bawe. Iyo ni indi ngingo, ugafasha abana ukababwira ibyiza bya nyogokuru wabo, ukabamukundisha, ugatuma bamwubaha. Ni ukuri ni byiza, ni byiza ko abana bamenya agaciro k'umubyeyi wabyaye papa wabo, bakamwubaha kandi bakamuba hafi igihe batari mu masomo, kuko nabo bamwigiraho umuco n'ubwenge byinshi mama wabo atabonera umwanya kandi n'umukozi atabizi. Ubwo rero murabizi neza ko abakecuru n'abasaza n'ibitabo byigendera. Mubyeyi rero nuha umwana uburere akabasha kubaha nyirakuru, azamwungukiraho byinshi ku bijyanye n'amateka, ku bijyanye n'ubumenyi bwinshi bw'ahahise twebwe tutazi, tutashobora no kubasobanurira. Ariko umubyeyi w'umukecuru cyangwa se nyogokuru wabo, cyane ko abuzukuru na nyirakuru rwose ubundi akenshi bagira umubano wisanzuye, umubano ubona ko ushimishije. Rero gerageza ntuzigere na rimwe cyangwa ngo wifuze n'umunsi n'umwe kubasuzuguza abana. Ni ukuri ibyo ngibyo bizatuma mubana neza mu mahoro. Ikindi mubyeyi, urabibona neza ko uwo mumama, uwo mukecuru se cyangwa nyoko bukwe arashaje. Uretse n'ibyo byo gusaza, ni ukuri arakuze pe, arananiwe. Hari ibintu bimwe na bimwe atakwikorera. Ni byiza ko waha umukozi inshingano zihariye zo kumwitaho. Umukozi wo mu rugo agomba gutozwa kubaha uwo mubyeyi, akamenya ko agomba kumwubaha nk'uko yubaha nyirabuja, agatozwa amasaha yo kumukorera buri kintu akeneye. Urugero, umukecuru ashobora kuba yicariye hanze, cyane cyane abakecuru, hari abakecuru bakunda gusoma Bibiliya, ugasanga umukecuru akunda kwisomera nubwo aba ashaje, ariko yakenera nk'amazi akabura umuntu uyamuhereza yo kunywa. Yahamagara umukozi akamusuzugura ati ntabwo ari wowe umpemba. Ni ukuri gerageza kumukundisha n'umukozi, umuhe n'inshingano z'uko agomba kumwitaho, kuko nawe ni umwe mu muryango w'aho ngaho kandi agomba kwitabwaho. Ikindi kintu mubyeyi, mudamu, mugenzi wanjye ugomba gukora, mu gihe ukoreye nyoko bukwe ikintu ukabona ntabwo akishimiye, gerageza kwihangana mu gihe atishimiye ibyo umukoreye. Ni kenshi usanga abantu bakuze badakunze gushima ibintu byinshi, bashima bike rwose. Nubwo atari bose, ariko nk'umugore ufite umuco ukwiye kwihanganira iyo myitwarire igihe uhuye nayo kuri nyoko bukwe. Erega zirikana ko bavuga ngo umuntu uko agenda akura agenda asubira bwana. Nawe uzareba umwana iyo ari kuririra ikintu, wowe ubona ari akantu gatoya k'amafuti, ariko mu by'ukuri we aba abona ari ikintu gihambaye kuri we. Rero umukecuru numukorera ikintu ukabona ntabwo kimushimishije kandi wumvaga wakoze iyo bwabaga, ni ukuri gerageza kwihangana, umufate nk'aho ari umwana mutoya muri icyo kintu. Gerageza kwihangana. Erega tujye tuzirikana ko natwe ariho tujya.
Ikindi nanone turabizi neza ko akenshi abagabo bagira umwanya mutoya wo kumenya ibyo mu rugo, ariko nkawe mudamu mu rugo, nka mutima w'urugo, gerageza kwibutsa umutware wawe kwegera umukecuru se cyangwa kwegera mama we akamuganiriza. Ni ukuri abagabo usanga bahugira mu kazi igihe kinini, ariko ni byiza ko wowe mugore ufata inshingano zo kubwira umugabo wawe ko ari byiza kwegera umukecuru byibuze umwanya muto, ariko akamwereka ko kuba ari mu rugo nawe bimushimishije, ko yishimiye ko ari kumwe na mama we mu rugo. Ibyo rero umukecuru ntago yabibona umuhungu we atafashe umwanya ngo amwegere baganire. Rero mudamu, izo nshingano nazo zirakureba, gerageza ubikore, uzabana na nyoko bukwe mu mahoro. Ni ukuri. Ibindi bintu rero twirengagiza kandi by'ingenzi, ni ukuri urabizi neza nawe iyo wahuye n'urungano rwawe biragushimisha. Reba b'abadamu mungana, b'abadamu muri mu kigero kimwe, za nshuti zawe, iyo muri kumwe wumva hari ukuntu uri kwiyumva. Mudamu rero ndakwibutsa ko na nyoko bukwe nubwo ashaje ni ukuri arabikeneye. Ni muri urwo rwego rero ingingo ngiye gusorezaho ari ukugusaba ngo gerageza byibuze, kubera ko wiyegereje umukecuru uzi inshuti ze, uzi abantu bashobora kuba bari kumwe akumva aguwe neza, gerageza kumwegereza urungano, kuko rega nawe afite urungano, kandi iyo bahuye baganira byinshi bakibukiranya. Ikindi, niba ari umukecuru usenga, ni byiza ko umukecuru umufasha kugera mu misa, cyangwa se mukamufasha gusura abakecuru bagenzi be muturanye. Kandi nanone gerageza kumujyana ahantu ashobora guhurira n'abo bari mu kigero kimwe, kuko guhora yicaye hamwe si byiza, atekereza nabi, kuko burya mu by'ukuri iyo uhuye n'urungano hari ikintu bikungura, hari ikintu bigiraho, bigutera morale, ariko we kubera ko ahora mu rugo utamugejeje hamwe n'urungano rwe, ni ukuri hari ikintu kinini bimubangamiraho. Rero ndagusabye ngo gerageza umuhuze n'urungano, ubundi uzarebe ngo urugo rwawe na nyoko bukwe ruraba paradizo. Umugabo wakwishakiye rero we iyo abonye mubana neza na nyoko bukwe, ni ukuri nawe biramushimisha, akavuga ati umugore unkundira mama ubundi namunganya iki? Ni ukuri ntacyo yamunganya nacyo. Badamu rero mugerageze mubikurikize, mubyiteho. Izi nama ni nziza, zizabafasha kandi zizatuma mureyisisa mu rugo rwanyu. Byakubera rero kubanira neza abo mubana, byakubera kujya mu ruhando rw'abantu besheje imihigo yo kubana na ba nyirabukwe neza, byakubera gukundwa n'umugabo kubera ko wamukundiye mama we, byakubera gukundwa na nyoko bukwe, byakubera. Ndabakunda cyane rero, abatarakora subscribe, niba ubona ari ngombwa ni ukuri witindiganya, kanda subscribe, nurangiza ukande kukazogera kugira ngo ujye ubona notification zacu z'ibiganiro binyura kuri byakubera. Ikindi, nubona ari byiza ubisangize bagenzi bawe kugira ngo nabo ubu butumwa bubagereho. Ndabakunda cyane rero, murabizi, nakagaruka mbahishiye byinshi, tuzaganira byinshi kandi bizabafasha ndetse nanjye biranyubaka. Bye bye.